Igicamunsi kiza kuri mwese abadukurikiye kuri televiziyo Rwanda, ikaze kandi muri iki kiganiro dusangire ijambo yo muri aya masaha tugiye kuganira. Murabizi ko tukiri mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Hari gahunda rero zitandukanye zigenda zikorwa na ARG ndetse na GRG. Muri izo gahunda harimo kwibuka imiryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ngibyo ibyo tugiye kuganiraho. Turaganira n'ubundi ku kwibuka imiryango yazimye. Ese kuki twibuka imiryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994? Uburyo se bukwiye bwo gusigasira amateka ya jenoside yakorewe abatutsi nubuhe? Ndi kumwe rero n'abagiye kumfasha kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko ndetse no kuri iyi gahunda tugiye kuganiraho. Hirya hariya ndi kumwe na Nshimiyimana Emmanuel, yaje aturutse muri GRG. Ikaze. Murakoze. Hagati harimo Mugwaneza Audrey, n'urubyiruko, akaba yaje aturutse muri ARG. Audrey, ikaze muri kiganiro dusangira ijambo. Aha rero iruhande rwanya nkaba ndi kumwe na Sinzi Tarcisse, yaje aturutse muri GRG, ariko ni nawe washinze umuryango ARG, ari nawo waje kubyara GRG. Ikaze Tarcisse. Murakoze. Ngewe rero ugiye kubazaho ikiganiro, Devline Umurerwa, umunyamakuru hano muri RBA. Dutangira n'ikiganiro, reka ntangirane na Nshimiyimana Emmanuel atubwire ese ubundi GRG ni iki? Inshingano za GRG ni izihe? Mukora iki? Iyi gahunda yo kwibuka imiryango yazimye mwaka wa 1994 mwayitekereje mute, cyane cyane ko ari gahunda mumazemo imyaka myinshi kuva mwaka wa 2009? Murakoze Evrine, murakoze kuba mwaduhaye uyu mwanya kuya tuze tuganire kuri gahunda yo kwibuka imiryango yazimye. Nkuko mwari mubimbajije, GRG mu magambo arambuye ni Groupe des anciens étudiants rescapés du génocide. Ni umuryango ugizwe n'abahoze ari abanyeshuri barangije amashuri makuru na za kaminuza barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ni umuryango umaze igihe mu by'ukuri usa naho ari continuité cyangwa se ari ARG yakomerejeho, kuko nyuma yo kurangiza amashuri twabaga twibumbiye mu mafamiye, mu miryango itandukanye. Ubu ngubu ni byiza kubikomeza, kugira dukomeze tugire ubumwe hagati muri twebwe, dukomeze duhangane n'ibibazo n'ingaruka zasizwe na jenoside yakorewe abatutsi. Rero inshingano nyamukuru ya GRG ni gusigasira amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, guhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, no kumenyekanisha jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo hatabaho icyuho cy'abayivuga uko bashaka. Ikindi no gukomeza gushaka ubuzima bwiza bw'abanyamuryango ba GRG ndetse n'abarokotse jenoside muri rusange. Nkomerejeho ngifite ijambo, uyu munsi turimo kuvuga kwibuka imiryango yazimye ku nshuro ya 14. Guhera muri 2009 Intarama niho twibutse bwa mbere twibuka imiryango yazimye, n'ahandi hagiye hakomerezaho Imurambi ya Nyamagabe, Karongi, kuri Stade Gatwaro, n'ahandi ukagenda za Kiziguro, n'inshuro zitandukanye twagiye tubikorera mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero turimo kuvuga kwibuka imiryango yazimye, bizaba ejo ku itariki 4 z'ukwa gatandatu ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali hara ku Gisozi, guhera saa 10:30 nibwo umuhango uzatangira. Twibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko by'umwihariko tukibuka imiryango yazimye, kuko ubusanzwe umuntu ashobora kwibuka umubyeyi we, ashobora kwibuka umugore, ashobora kwibuka umugabo, ashobora kwibuka abana, ariko iyo urwo rugo nta muntu n'umwe wasigayemo, umugabo n'umugore barazimye, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Guhera icyo gihe navuze, guhera muri 2009 imiryango imaze kubarurwa ni imiryango 15,593 yazimye. Nta mugore ukiriho, nta mugabo ukiriho, nta mwana ukiriho, bose barashize, barabishe, barabarangiza. Aba bari bagizwe n'abantu, ubwo no kuva umugore n'umugabo n'abana 68,871, kandi igikorwa kiracyakomeje. Nuko ko ntago bose turarangiza kubabona, abantu bagenda bibuka uko bucya bukira. Wenda mvuze mu ncamake, hari ibindi bibazo ndi buze kugenda nasubiza, ariko
imiryango yazimye, kuzima k'umuryango ubundi nicyo gisobanuro cya jenoside, kuko jenoside ni ugutsemba bakamaraho, ni nayo yari intero mu gihe cya jenoside ngo tubatsembatsembe. Rero mu by'ukuri hari aho babigezeho, kuko kuba baragiye batsemba abantu mu muryango abantu bose bagashiraho, icyo ni igisobanuro nyacyo cya jenoside, ku buryo n'uwihakana abayigiza nkana. Murakoze. Murakoze cyane. Tarsise, nk'uwari uhari mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, byose wari ufite ubwenge, ndagira ngo tubwire, harimo abari abaturanyi, harimo abo mwagiraga icyo mupfana, harimo abo wari uzi muri rusange, n'icyo ubibukiraho nka Tarsise? Ngira ngo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko iyi saha tuvugana ndibuka mushiki wanjye witwaga Mukantabana Yosefa, ndamukurikira n'umugabo we Rusagara François, bari bafitanye abana 11. Abo bose barapfuye, nta n'umwe uriho. Icyo mbibukiraho wenda mpereye ku bonzi abaturanyi n'abandi, nuko habaga urugwiro, twari duturanye, najyaga iwabo nkanywa amata, nkahataramira, nkishima, nkabaho. Uno munsi rero icyo kintu ntikikibaho. Ni ukuvuga ngo ni agahinda, ariko kuba turiho twarongeye tukabyara, tukaba twongeye tukarema u Rwanda rushyashya, turabazirikana, turabibuka kuko tuhababereye, nubwo badahari ariko aho bari Imana yarabakiriye, kandi turabazirikana kuko ntacyo tuzaharana kutabaho nabi. Urwo rukundo twari dufitanye rw'umuco wa kera, uko tugenda tukabana nabo, tugasangira nabo, abana bakigana, ababyeyi, muribuka kera ibyitwaga ubudehe, abantu imiryango yarahingiranaga, umwe yaba yenze ikigage, abaturanyi, abavandimwe, inshuti bakajya guhinga bagasangira. Ibyo byose twarabibuze muri iyo miryango, kikaba rero ari igihango twabuze, kandi ariko turiho. Ati ni igihango ariko kandi turiho. Audrey, jenoside yakorewe abatutsi urayumva mu mateka, uri mu rubyiruko rwibuka iyi miryango yazimye burundu, nk'uko Tarsise yabitubwiraga ndetse na Emmanuel yabigarutseho. Kwibuka kuri wowe iyi miryango yazimye bivuze iki? Ese nuruhe ruhare mugira nk'urubyiruko bakiri batoya kugira ngo iyi miryango cyangwa se na jenoside bibe never again ibe never again, kugaragaza akamaro ko kwibuka n'ibindi mugira uruhe ruhare nk'urubyiruko? Urakoze cyane. Nk'urubyiruko uruhare rwacu mu kwibuka imiryango yazimye, ndahera ku byo abakuze batangiye bavuga. Aravuze ngo nubwo umuryango wa mushiki we wazimye, ariko uyu munsi bararokotse kugira ngo bamwibuke, bibuke urugwiro bagiranaga. Ni muri urwo rwego rero twebwe nk'urubyiruko muri rusange ntekereza ko ari inshingano za buri rubyiruko, buri munyarwanda wese, by'umwihariko ubarizwa mu cyiciro cy'urubyiruko, kwibuka uwo muryango, kwibuka iyo miryango, uburyo bagomba kubyiruka ndetse bakanabizirikana. Uyu munsi hari umuryango udafite umuntu wibuka, duhora twibuka, tukagira ibihe runaka, iminsi 100 ikaba ihari, ariko abanyarwanda n'ubundi duhora twibuka, ntabwo ari iminsi 100 gusa twibuka. Niyo mpamvu muri urwo rwego rero iyo tuvugiye kujya ku by'umwihariko urubyiruko, twakongera kugaruka nitwe mashami. Iyo tuvuze jenoside tuvuga ko jenoside hari amashami uyu munsi arimo arazamuka. Amashami ni njyewe, amashami ni bagenzi banjye. Ayo mashami rero nitwe tugomba gusigasira amateka, uko kwibuka buriya ni uguhereza agaciro abacu twabuze, tugahereza agaciro abatutsi bishwe muri jenoside. Hanyuma niyo miryango yazimye, igiye yindi idafite umuntu umwibuka, wa wundi wazimye burundu kavaho, niwo mwanya wanjye wo kugira ngo mpagarare njyewe shami, nongere kwibuka, nongere gutekereza ko uyu munsi hari abana twari kuba tungana, cyangwa se hari umubyeyi wari kuba ufite abana bangana nanjye, ariko uyu munsi wakuweho burundu akaba adahari. Aho ngaho rero nkumva ko ari uruhare rwa buri munyarwanda wese, by'umwihariko urubyiruko. Tukongera tukagaruka, jenoside yarateguwe, itegurwa n'abantu bakuru, ariko ishyirwa mu ruhare n'urubyiruko.
urwo rubyiruko rero dufite amahirwe ko uyu munsi 60% ya population y'abanyarwanda ni urubyiruko. Nkumva ko rero dushyize hamwe tugahereza agaciro uko buryo twibuka ntago dusubira inyuma mu mateka gusa, ahubwo tunatekereza niki twakora kugira ngo dusigasire ayo mateka, niki twakora kugira ngo wa wundi wishwe muri jenoside akamburwa ubuzima uyu munsi nimba abasha no kutubona cyangwa se uyu munsi ahari nanjye naho ndi uyu munsi mvuga ati nubwo bwose bishwe ariko hari icyo nkora kugira ngo namagane ko jenoside yazongera kubaho. Iyo twibuka nabyo tuba twongera kubisubiza inyuma, tugasubiza inyuma amaso, tukongera gutekereza niki nakora kugira ngo namagane ko jenoside yabaho, niki nakora kugira ngo namagane ko hari undi muryango wazazima cyangwa se hari indi jenoside yabaho ikaba yatuma uyu munsi duhora mu mateka, kandi amateka atuma tubabo turibo. Murakoze cyane. Urakoze cyane Audrey. Ndagira ngo utubwire ni gute kwibuka imiryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ari ingenzi cyane cyane mu gusigasira amateka ya jenoside, by'umwihariko mu gukumira ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi. Cyane cyane kurabizi dufite za social media, usanga abantu bashaka kugoreka amateka, ariko amahirwe dufite bayagoreka nabo babizi, bigiza nkana. Dufite abana nka ba Audrey, dufite urubyiruko rurimo kubyiruka rwiyemeje guharanira koko gufatanya n'abandi banyarwanda twese muri rusange guharanira ko iyi jenoside itazongera kubaho ukundi, ndetse no kugaragaza akamaro ko kwibuka muri rusange, ariko by'umwihariko no kwibuka iyi miryango yazimye turimo turavuga uyu munsi. Urakoze cyane. Unabivuze neza uti bigiza nkana. Bigiza nkana koko, kuko barabizi, ababivuga buriya abahakana bakanapfobya jenoside baba babizi, baba babikora babishaka. Wenda muri rusange kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hari icyo bivuze mu kubwira nabo ngabo, ariko by'umwihariko kwibuka imiryango yazimye bifite akamaro navuga mu buryo butatu. Icya mbere, hari contribution cyangwa se uruhare bigira mu bijyanye no kurwanya jenoside n'ubundi bwicanyi bwibasira inyokomuntu, ariko hakoreshejwe ibimenyetso bifatika. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukwigisha abakiri bato n'izindi generasiyo zizakurikiraho kugira ngo bamenye ububi n'ubukana jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe. Icya gatatu, nk'uko wari ubivuze, ni uguhangana n'abahakana n'abapfobya jenoside. Ibi byose iyo twibuka imiryango yazimye, tukavuga iyi mibare y'imiryango yazimye, tukavuga abari bayigize, tukavuga amazina yabo, tukavuga aho bari batuye, ibi byose bifasha n'abashakashatsi. Iyo rero biri ahantu bibitse bigaragara, abashakashatsi babasha kwibona, ubwabyo ni uguhangana n'aba ngaba bahakana banapfobya jenoside, cyane ko bo ibyo bavuga ntabwo biba bifatika, kandi twebwe ibyo tuvuga biba bifatika. Hari ijambo dukunda gukoresha nka siloga, ni ijambo dukoresha muri uku kwibuka imiryango yazimye, rivuga ngo ntukazime nararokotse, ntimuzazime twararokotse. Kuko ntabwo bagihari ngo bavuge, ariko twebwe turahari. Mu gihe iyo tuvuga abacu tuzi bo mu miryango yacu, tuvuga uko bari babayeho, n'aba ngaba nabo turabavuga, tukavuga ibyo bakundaga, tukavuga uko babagaho, tukavuga imimerere yabo, ibyo baziraga. Ibyo byose tuba tugira ngo babeho muri twebwe, natwe tubeho muri bo. Ni igihango gikomeye cyane. N'aka kanya turimo kuganira ubu baratwumva. Kutwumva rero kuri bo barabona ko bakiriho muri twe. Uko niko tubyemera, nuko tubyizera, n'ejo tuzaba tuganira nabo babone ko burya n'ubwo jenoside yakozwe bo bakava mu mubiri, twe tugasigara ahangaha, ariko turahari kugira ngo tubibuke. Iki gikorwa ubwo aricyo cyo kwibuka ni uguhangana n'abahakana n'abapfobya jenoside. Baranacyanga kuko tuba tuvuga ibyo bazi, tuba tuvuga abo bazi, abo bari baturanye, abo babanaga, abo bagabiranye inka rimwe na rimwe, turabivuga bagaceceka. Niyo mpamvu tugomba gukomeza kubikora, tukabyandika, ndetse ubu turimo muri gahunda, tugeze ku musozo wo kwandika igitabo cy'imiryango yazimye no gushyiramo amafoto yabo no kubarikodinga ku rwego ruri hejuru. Kandi noneho nk'uko jaje ifite amafamiye matoya ageze kuri 200, ubu ngubu tugenda tunagabana iyo miryango, buri famiye ikagira imiryango yibuka, kugira ngo ijye ihora bazirikana umunsi ku wundi. Murakoze.
urakoze cyane Emmanuel. Tarcisse, twagiye dukurikirana amateka yawe nk'uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'uruhare mwagize mu kurokora abo mwari muri kumwe. Mwagize neza, mwarakoze cyane, twaboneraho n'umwanya wo kubashimira kandi mukomere muri urwo rugamba rutari rworoshye rwo kwirwanaho no kugerageza kwirwanirira nubwo bitari byoroshye. Nubuhebukana mwabonye bw'umugambi wo kurimbura abatutsi ndetse no kuzimya imiryango, cyane ko uyu munsi dufite imiryango yazimye ari nayo uyu munsi turimo turaganiraho. Ubukana bwa mbere tuvuge, kuko nari ndi mu majyepfo mu cyitwaga Butare. Mu Butare izwiho ko 59, 63, 73 nta bwicanyi bwigeze bubaho. Bari abantu babanaga, abahutu, abatutsi n'abatwa. Ngarutse ku bwanjye kugira ngo nze kugaragaza ubukana nyuma, nuko aho nari nahungiye mu giturage iwacu, tugiye gukumira badusatiraga cyane, twari tuvangavanze abahutu, abatutsi, abatwa, abari batuye hose mu cyitwaga Butare, tukajya gukumira tujya kuri Mwogo. Biza gukomera rero, ngira ngo nsubize ku bukana wambajije, aho twamaze iminsi 8 turwana, nyuma hakaza kubamo ko ngo ntihashakwa abahutu, harashakwa abatutsi. B'abahutu twari turi kumwe bakaba aribo baduhindukirana. Twabibonye guterera kuvuga ngo isaha bari bahanye buri muntu wese wari wahawe message yambaye urukoma ku mutwe, afunga n'akandi kantu ku kaboko kagashara, urabona kuri intore zambara umugara. Noneho twebwe ko nta message twari twahawe, kandi twari dufite imihoro natwe tuyifite n'ubuhiri nkabo, urumva twari turi kuri front turwana nabo. Baraduhindukirana, uvuga ngo kubera ko bahanye konsigne ukambaye ntiyabashaga gutemwa. Noneho bagatangira guhiga umututsi ahari hose. Urumva bwa busabane cya gihango, uko babyaranye abana muri batisimu, uko bahingiranaga, abantu bose aho twari turi mu giturage bishwe n'abari babazi, bari bazi mu nzu, bakamuhiga bakavuga bati kwa Sinzi se yapfuye, umugore yapfuye, nyina yapfuye, hasigaye naka. Bakarondera bagahiga, bakongera bagahiga. Urumva rero yuko byari biremereye, kuko bari bafite umuhate wo kurandura, ariko ntibyabahiriye kuko turiho. Hari abarokotse, hari amashami yashibutse aribo ba Odere bano, n'abandi batabashije kugera hano. Icyo rero cyampaye ingufu ko nabashije gutekereza ko ndi bubwire abantu bose twari kumwe nti bari abantu badutera bava amaraso, bari abantu baturwanya bafite umutima, natwe turawufite, bafite intwaro gakondo, natwe turazifite. Ese turaguma duteze ijosi? Tugomba kubyanga. Turagerageza, turavuga duti ntabwo bigomba kubaho. Mukoborganiza rero bwango duhangane, nkababwira ni buri muntu wese, abagore, abana, abakecuru bagatora amabuye. Noneho bakajya bayo tugakoramo mu mwenda, urabona ko akundi umuntu azamura umwenda gutyo tukamenamo, tukajya dukoramo tugatera. Aho baturutse baje ari benshi tugatera amabuye. Ariko ubukana bari bufite, naho twahungiye Isonga ifirimbi zaravuga bakavuga ngo umuntu w'umuhutu wese urimo navemo, turashaka umuntu. Turumva batangira kubavangura. Ariko wagenda wasubira no mu kazi, kubera ibintu byari byateguye igihe kirekire, harimo amacakubiri maremare, indangamuntu ziriho ubwoko, ntiwabonaga akazi, ntiwabonaga icyangombwa, ntiwabonaga ishuri. Umva ko byari ibintu byose byateguwe bigera aho ngaho, babishyira muri gahunda, barabikora. Ariko Uwiteka n'ingabo z'igihugu barafatanije, turiho. Urakoze cyane Tarcisse. Audrey, nubuhe buryo bwihariye ubona bwakoreshwa kugira ngo amateka y'imiryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi akomeze gusigasirwa, atazibagirana, urubyiruko
rwagombye gukoresha ubu ngubu? Urakoze cyane. Inzira ya mbere urubyiruko tugomba gukoresha ni social media. Ndaza kugaruka ku mbuga nkoranyambaga kuko uyu munsi birakoreshwa, niho urubyiruko rurimo rurakoresha cyane. Uranatubwira icyakongerwamo? Yego. Noneho ikindi kintu numva ni tukandika amateka yacu, nk'uko Emmanuel yarabivuze ko muri Jayeje barimo barandika igitabo kigaragaza ko hari imiryango yazimye, wa wundi uhakana akaza akanapfobya jenoside, kavuga ko jenoside itabayeho, jenoside yari intambara n'ibindi. Uwo nguwo nituba dufite icyo tumusindisha, dufite inyandiko zifatika, ntabwo azaba afite icyo dutsindisha. Nitwumva amateka. Ndetse ikindi kintu numva twakora ni urubyiruko ndarushishikariza cyane kugenda gushaka amateka. Imiryango, ndavuga muri famiye, niba bicaye baganira, babwire abana amateka y'ibyabaye mu gihugu, ndetse ntibanayagoreke cyangwa ngo bavuge ibitari byo. Ibyo ngibyo noneho twongereho no kujya gusura inzibutso. Hari ahantu henshi dushobora gukura amakuru, ariko uyu munsi ugasanga umuntu ushobora no kumubaza ntagire icyo avuga, kandi yirwa kuri social media. Uyu munsi nasangaho wa wundi ufite ubukana bwo guhakana jenoside, ntabwo azabona icyo amusubiza. Ariko nituba dufite amakuru, tukaba dushaka no kuyamenya, nihagira umuntu wandika ibintu nkabona ko avuze bitari ukuri, nzabona icyo musubisha ko nzaba mfite amakuru. Icyo nshishikariza urubyiruko rero bagenzi banjye nuko tugerageza gukoresha imbuga nkoranyambaga, kandi tukazikoresha icyo tugomba kuzikoresha. Nizibi zo kujya kureba ibyiza cyangwa se kureba amakuru agezweho y'imyidagaduro gusa, ahubwo tukamenya ko dushobora no kuyakora dusigasira amateka y'igihugu cyacu, dusigasira amateka y'iyo miryango yazimye. Ese uyu munsi umuryango wazimye udafite umuntu umwibuka, udafite umuntu uhari ushobora kuvuga amateka y'ibyabaye, ariko njye nkaba nshobora kuyiga nkayamenya, nkaba nshobora kuyakurikirana nkamenya ati uyu byagenze gutya birangira umuryango we wose ushize, bose bawurangije, nagiye nkabimenya, nkamenya ayo makuru, narangiza nkaza nkabyandika, nkahinyuza wa wundi uvuga ko na jenoside yabayeho, nkahinyuza wa wundi uvuga yuko yari intambara ntabwo iba ngize ngo irangize umuryango wose uveho, ntihasigare n'umwana w'uruhinja bamukureho bamurangize. Aho ngaho nituba twagize ishyaka n'umwete byo kujya gushaka ayo makuru, tukagira ishyaka n'umwete byo kujya kumenya amateka y'igihugu cyacu, ndetse tukanasigasira ibyo bagezeho. Hari inkotanyi uyu munsi tubona nk'aho ari bo batabaye igihugu cyacu, ndetse nimba baragitabaye, uyu munsi ni abasaza n'abakecuru, ariko nitwe turimo turazamuka, nitwe twagakwiye gushyira imbaraga mu kumenya se uyu munsi tugize n'umwanzi udutera nubwo tutabyifuza, tutanabiteganya, twakora iki nk'urubyiruko? Twagenda tukavuga ibyo tutazi. Uyu munsi umuntu niyandika kuri Twitter nsingira icyo musubiza kuko ntacyo nzi, ni hahandi nzaba ndimo ngoreka amateka, ni hahandi nzaba ndimo ndiryamira gusa ntamenya icyo ngomba gukora kugira ngo nsigasire aya mateka. Ibyo ngibyo nge nzanabibona nkaho turimo turica kabiri babandi bishwe. Turimo turabica kabiri, kuko nimba ntashobora guhangana na wa muntu, kandi njyewe ndi mu gihugu mfite amakuru, umuzungu akagenda akandika ibintu ntazi, aho ngaho ni ukuvuga ko ntacyo nzaba nkishoboye. Ahubwo ni na bwa bumenyi dufite na ya mashuri turimo turiga, ariko ntashobora kuza kurinda ibyanjye ngo ndinde amateka yanjye, ntacyo bizaba bimpariye. Rero ndashishikariza urubyiruko muri make kugerageza kwiga amateka, tukagera na gahunda za leta. N'izi gahunda turimo havuyemo n'iza leta, nk'iyi gahunda Jayeje yateguye yo kwibuka imiryango yazimye, tukamva ko ari iyacu, tukumva ko ari twebwe iyo miryango ifite yo kubibuka, nkumva ko n'uruhare rwanjye uwo muryango ntago afite umwibuka. Wenda turabivugashyira muri Jayeje muri rusange, ariko ndeke kwibonera mu bintu biri rusange, ahubwo numve ko ari inshingano yanjye nk'umunyarwanda, numve ko ari inshingano yanjye nk'urubyiruko rugomba gushyigikira amateka, ndetse rugomba gutekereza cyane kuri ayo mateka, kuko amateka niyo atuma tuba abo turi bo, niyo yatugize abo turi, niyo mpamvu turi abo turi uyu munsi nk'abanyarwanda, ndetse n'igihe kizaza abo tuzababo. Yego, murakoze. Odrati, amateka niyo atuma tuba abo turi bo, ni nayo atumye turi abo turi bo uyu munsi. Emmanuel, hari ikintu mwigeze kuvugaho na Odra mu kanya gikomojeho cyo kwandika igitabo ku bijyanye n'iyi miryango yazimye. Ni ikintu cyiza cyane kizafasha, kuko turabivuga
mu biganiro bitandukanye tukibuka imiryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ariko igihe hazaba hari ibitabo dusanga muri za librairie ahantu hatandukanye cyangwa se dusanga kuri interinete, na ba bandi bagoreka amateka bazaseba, kuko kugaragaza jenoside iki ni igisobanuro gikomeye. Kuba hari umuryango wazimye uyu munsi ugasanga mu rugo nta mugore nta mwana nta umugabo, umuryango wose warazimye, nacyo kiri mu gisobanuro gikomeye cyane cyerekana ubukana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yakoranywe. Ndagira ngo tubwire iki gitabo giteye gite, ese ni ibiki bizaba bikubiyemo muri rusange? Murakoze. Iki gitabo kivuga ku miryango yazimye, ikizaba gikubiyemo ni amazina y'abari bagize iyo miryango, aho bari batuye, ibyo bakoraga, ibyo bakundaga. Uburyo kizaba giteye, ubundi uburyo giteguye hakurikijwe ibyiciro by'ibyo bakoraga: abarimu, abaganga, aborozi, aborozi cyangwa se aborozi n'abahinzi, bitewe n'ibyo bagendaga bakora. Ikindi cya kabiri kandi, nubwo hakurikije izo kategori, ariko nanone biterwa nanone n'aho bari batuye. Nk'uko Maître Sinzi yigeze kuvuga ko yari atuye mu cyahoze ari Butare. N'ubundi nabwo tuzatugendera muri izo nyito z'icyo gihe cyo muri jenoside, kugira ngo umuntu abashe kumva muri Butare abarimu byari bimeze gute, abarimu, imiryango yazimye y'abarimu ni iyihe, kuko icyo gihe bifite icyo bitwereka mu kubura amaboko y'igihugu, noneho rero n'ibyo bakundaga, indangagaciro bari bazifite, kugira ngo tugire icyo tubigiraho. Ibyo navuga kuri icyo gitabo, ariko kandi ndetse kizajyana na filime mbarankuru, filime documentaire ivuga nanone imwe muri iyo miryango, kuko ni imiryango myinshi ntitwayishyiramo yose, ariko byibuze imwe muri yo kuko yatangiye kuba recorded. Gusa ikindi nakongeraho tukiri mu bijyanye no kwandika, sinabura gushimira abanyarwanda muri rusange n'abandi bose, ariko by'umwihariko abarokotse jenoside, cyane cyane abanyamuryango ba GIG bamaze kugira imbaraga zo kwandika ibitabo, cyane cyane bavuga ku buhamya bwabo. Ibitabo bigiye bihari, ndetse muri iki gihe bwo turimo kwibuka imiryango yazimye ku nshuro 14, vice presidente w'umuryango GIG Mukanyirigira Dimitri Sisi ejo bundi yasohoye igitabo cyitwa Do Not Accept to Die, wikwemera gupfa. Yabisobanura avuga ko nararokotse, ariko sinkwiye no kwemera gupfa na nyuma yo kurokoka, kuko ni survive. Rero turashishikariza buri muntu wese kwandika, kuko kwandika nk'uko bavuga muri libraries, kubonamo ibitabo bitandukanye, ni nakwa guhangana n'abandi bahakana n'abapfobya jenoside. Ikindi wenda, kuko n'umwanya usa naho urimo kugenda, ikindi nakongeraho nuko uku kwandika gufite akamaro kanini cyane mu kubwira abangaba bapfobya amateka ya jenoside. Ni kenshi tubona nk'uko mwabivuze ku mbuga nkoranyambaga, abantu bandika ibyo bashaka bigiza nkana, rimwe na rimwe nge nabireba nkanga no kwandika ngo batambona, batavuga ngo Emmanuel yanditse, Audrey yanditse, ugasanga ugize ubwoba bo bakavuga, kuko hari strategies zitandukanye. Nkungira ngo tumaze kubimenya mu Bubiligi, hari umuryango witwa Jambo ASBR, ni groupe y'urubyiruko bamaze kuba bakuru, bamwe turangana cyangwa baranaturuta, bakomoka ku bakoze jenoside, ariko ababyeyi babo aho bari bazi ko badashobora kuvuga kuko bafite ibyaha bishinja. Icyo bakoze nuko abana babo baravuga bati mwe murabere, nimuhaguruke twe tuzatubabwira ibyo muvuga. Nibo tubona bitwa Bambonye Umutwa Gustave n'abandi bagenzi babo batandukanye, cyane bari mu Bubiligi no ku mugabane w'Uburayi, bo basigaye bavuga bagaragaza ko jenoside uko ivugwa ntabwo ariko yagenze. Jenoside abantu bari babanye mu mahoro, biriya bintu ni intambara, kuko babivuga kandi bo batarakoze jenoside bakumva ko bibagira abere. Ni icyaha bakora kuko bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ariko kandi natwe tubaha icyuho cyo kubikora iyo tureba tugaceceka. Ntabwo dukwiye gutinya kuvuga ibyo ngibyo ko hari icyo badutwara. Jenoside yarakozwe, ariko twararokotse. Uwaturokoye Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'inkotanyi, hafi abenshi muri bo baracyafite n'imbaraga n'uyu munsi. Ideoloji yo gutanga amahoro, yo guha umutekano igihuro, guha amahoro igihugu, iyo ideoloji baracyayifite. Natwe twarokotse n'abanyarwanda muri rusange, twunze ubumwe, tugashyira imbaraga hamwe, barabahakana banapfobya jenoside, kubacecekesha nako kanya,
kuko urandika iyo uvuze ikintu gifatika baraceceka, ariko ikibazo ni uko duceceka. Guceceka rero si byo, twe kugira ubwoba, twe kugira ipfunwe ryo kubwira abahakana n'abapfobya jenoside, twandike icyo bakoresha na internet. U Rwanda ruri mu bihugu byateje imbere tekinoloji, dukoresha izo mbuga nkoranyambaga, nta kabuza tuzagera aho tugera, kandi buhoro buhoro bagenda bacika intege, turanabibona. Gusa dukomeze dushyiremo imbaraga. Murakoze. Taxis nkurize ku cyo Emmanuel yaramaze kuvuga, ati ugasanga umuntu arandika agoreka amateka, arabizi neza ko jenoside yakozwe, hari n'imiryango yazimye, dufite imiryango yazimye. Mu kanya Emmanuel yatubwiraga imibare, birababaje cyane kubona umuntu ashobora gukomeza kubiba amacakubiri mu mwana, mu bana bari mu myaka nk'iya Audrey. Ugasanga urubyiruko barandika kuri za social media, ku ikoranabuhanga, bagoreka amateka, kandi hari abantu bashobora kubasubiza, tugomba kubasubiza, tutanavuze ngo ni urubyiruko nka ba Audrey mu kanya bisabaga urubyiruko bagenzi be. Ariko ugendeye aho igihugu cyacu kigeze, ndetse hanashimishije, nyuma y'imyaka 28 twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, bikaba ku nshuro ya 14 ARG ndetse na JRG mushyizeho gahunda yo kwibuka iyi miryango yazimye. Byari bikwiye ko hari umuntu utinya kugaragaza ibyabaye, kuko aba bantu nibyo Emmanuel avuze mu kanya, aravuze tugasanga umuntu aratinya kwandika kubera ko ndi Emmanuel ntandika bakambona, kuko ndi Audrey ntandika bakambona. Nyamara babandi bari kugoreka amateka, bari gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 baratinyuka. Twari dukwiye kubiharira urubyiruko gusa. Taxi hari reka nse nkusubira inyuma mu gatoya. Ubundi Imana itanga ibintu bibiri. Itanga ubuzima, ukavuka ku mubyeyi w'umugore n'umubyeyi w'umugabo, wamara kuvuka ikaguha n'igihugu uvukiramo. Ibyo bintu bibiri, twaba bakuru, twaba n'abatoya baro bavuka ba Audrey nabo bazabyara batoya babo, ntabwo twagombye kubiveba, kuko ibyo bintu birahari. Ubuzima burahari ku barokotse, ubuzima burahari ku bavutse, ubuzima buzaba buhari ku bazavuka. Hagati aho igihugu kiracyari. Gutinya rero icyo uri cyo, cyangwa ugatinya icyakubayeho, cyangwa ugatinya ukavuga ngo hari ikizambaho kera kubera gutinya, ntabwo ari byo. Kuvuga ngo haba urubyiruko, haba abakuru, aribo twebwe twagombye gusigasira icyo kintu cya gihugu n'ubuzima. Noneho nsubiye inyuma ho gatoya cyane, dufate nk'uko Emmanuel bivuze ku mugabane w'i Burayi, tugiye tukimbika amacakubiri yavuye ku Babirigi. Umubirigi yaraje asanga umuhutu n'umututsi bari kumwe, icyo gihe ntabwo bwitwaga ubwoko, byari imiryango, bakavuga turiya n'umututsi kubera uko abayeho, uriya n'umuhutu kubera uko abayeho. Umuhutu numva mu bwenge mfite yabaga ari umukozi w'umuntu. Noneho Ababirigi baradutanya, basanga dufite uko dusenga, dufite uko tubayeho, mu kudutanya baducamo ibice. Uno munsi iyo umwana avukiye mu Bubirigi kubera se yisha abantu, Umubirigi akaba yicara muri we abizi yuko yatanyije Abanyarwanda, akagira amahirwe hakaba hari umuntu w'interahamwe wamuhungiyeho, akabyara umwana. Uwo mwana azahora amuruga, na wa Mubirigi azamushyigikira kumugaburira kugira ngo agume asunika iminsi bya bintu yazanye by'amacoko bitubemo. Niyo mpamvu rero tutagombye kubitinya kugira icyo dutinya. Ariko abo bana nabo baribeshya, kuko byanga bikunda, nubwo yaba yaravukiye mu Bubiligi yitwa Umubirigi, cyangwa akavukira mu Bufaransa yitwa Umufaransa, aracyari Umunyarwanda. Se yavukiye mu gisekuru cye n'Ikinyarwanda n'igisekuruza cye. Ntabwo rero twagombye kubitinya, twese twagombye kubitinyuka, tuhangana nabyo, tubana nabyo. Ese turabana nabyo gute? Turabisunika gute? Bizarangira gute? Nuko dushishikariza abana tukabashyigikira, tukabasagasira, natwe tukabasha kubivuga uko biri, tukabigaragaza ibyo dufite, ntidutinye nubwo intege nke zo kwandika zikiriho. Kugira ngo umuntu yandike igitabo undi buba ari ubutwara, ariko tuzagerageza bityo tubikore. Ibyo ntabwo tugomba gutinya, kuko dufite igihugu, dufite abayobozi ba nyabo, turahari, turi bazima, kandi tugomba guhangana nabyo. Ntabwo tuzatinya guhangana n'ibibazo dufite, kuko nitwe tugomba kubirandura. Aha, reka tugaruke na Audrey. Audrey, hari ikintu cyiza wavuze mu kanya, usa n'usaba urubyiruko bagenzi banyu uti twandike, tugaragaze ibyabaye, amateka n'utara yabayemo
ariko yagize amahirwe yo kuyakurikira, yagize amahirwe yo kuyatozwa, ariko tutibagije ko hari ababyeyi batabwiza abana babo kuri, cyangwa se batinya no kubibabwira, bagatinya kubabwira ibyabaye muri jenoside. Ni iki wabwira aba babyeyi cyangwa se urubyiruko rutari ruhari mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri aya masaha turi kumwe kuri televiziyo y'u Rwanda? Urakoze cyane. Ikintu nabwira urubyiruko bagenzi banjye, amateka y'iki gihugu ntagahishe, nta hantu ahishe pe. N'abavuga amateka bakayagoreka uko bashaka, nuko ariyo mahitamo yabo. Nkahita ngaruka, birashoboka cyane ko ababyeyi hari abo bikiremereye, hari ab'imitima yabo ikiremereye, hari ucyumva nawe atarabyakira. Ibikomere ni byinshi cyane, jenoside yasize ibintu bikomeye cyane, buretse kwica abantu ku mubiri ariko no ku mutima yarabishe. Uwo mutima rero hari utarabohoka, utarabasha kubivuga, ugikeneye komoka, ugikeneye gukira ndetse no gufashwa kugira ngo abashe kugera ku ntambwe yo kugira icyo avuga. Ariko hari na wa wundi ushaka kuyagoreka, ushaka kuyavuga uko atari. Gusa nk'uko nari ntangiye mbivuga, ntago amateka ya kino gihugu ahishe na gato. Umuntu ushaka kuyamenya yayamenya. Niyo mpamvu Emmanuel igeze kuvuga ngo dutinya kwandika, ariko nyamara ngewe icyo mbona ntago urubyiruko batinya kwandika, ahubwo ntibaba bafite ibyo bandika. Hari ababa batafite ibyo bandika. Nese nimba hari umuntu utarasura urwibutso na rimwe ari muri kino gihugu, kandi ntekereza ko buri murenge ugiye ufite urwibutso, buri murenge wa kino gihugu ufite urwibutso. Nimba bikunaniye kujya mu kandi karere, kujya ku murenge urimo kureba gusura urwibutso, ntabwo byakugorana gato. Ahubwo ni kwa kundi twigira abantu ibindeba, ukumva ko ntabwo ushaka guhangana n'umuntu uri hanze y'igihugu kuko twumva ko baturusha ubushobozi. Nyamara igihugu urimo barimo barasenya, nihagira ikibaho ingaruka zizatugiraho. Nitwe turimo turakura, nitwe tuzaba ababyeyi ejo. Ninjye nzaba mfite amateka yo kubwira umwana wanjye, nimba ntayazi, ntaregereye abasaza nk'aba ngaba, cyangwa se ntarasuye urwibutso, cyangwa se ntarasigasiye n'ibyo bakoze, ntabwo nzaba mfite icyo mbabwira. Ahubwo ni cyagiye tuzaba turimo dushaka ahubwo ibindi, tuzageraho tukibagirwa, kandi aritwe tugomba kuzasigasira ayo mateka. Ababyeyi ndabasaba cyane, ababwira abana amateka atariyo, umurimo murabaroga. Navuga ko barimo baturoga, kuko nimba ambwiye ikintu kandi azi ko atari cyo, icyo ngicyo nicyo nzahereza n'uwo nzabyara, n'uwo tugendana. Abo ngabo bose batabasha gusoma. Uyu munsi hari umwana utabasha no kuba yagira n'ahantu hamwe akura, atazi n'amakuru ya jenoside, kandi ari muri kino gihugu, cyangwa se wenda nimba yaranize hanze y'igihugu, ariko ntiyumva afite n'ishyaka n'inyota yo kumva ko yamenya amateka. Yakumva tugeze muri iyi minsi 100 yo kwibuka, akumva ko tugeze muri cya gihe bafunga ibintu bimwe na bimwe, tugeze muri cya gihe kuri televiziyo hahuraho ibintu by'agahinda. Ndibuka tukiri abana kera mu gihe mu cyumweru cyo kwibuka, nabaga numva mfite ubwoba, kuko nabaga numva ko tugeze muri cya gihe nta bintu byo guseka muri famiye, nta bintu byo kongera kwisanzura, byo kongera kumva indirimbo zidasanzwe, ukumva nyine ndi mu gihe cyo kunama. Rero hakaba hari na wa wundi we ntabifata nk'aha agomba kwigira muri icyo gihe tugezemo, cyangwa se ngo abifate nk'aho opportunity nziza yo kuba yamenya amateka, yo kuba yakwiga, ahubwo akabifata nk'aho ari igihe kibabaje, igihe kibowa, niba ariko nabyita mu ndimi z'iyi minsi urubyiruko rwinshi dukoresha. So nitutagira ibyo tumenya, ntabwo tuzamenya ibyo dusubiza abantu, ntabwo tuzabona ibyo dusubiza abo bandika, ntabwo tuzabona ibyo tuvuga, kandi tuzaba turimo turanangiza ejo hazaza h'igihugu, tuzaba turimo turangiza amateka, kandi gupfobya amateka ndumva tuzaba turimo turica kabiri babandi twabuze. Wa muryango wazimye bizarangira ntawe ufite umwibuka. uretse iki gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cy'iminsi 100, no muri iki gihe nyine twibuka imiryango yazimye burundu, mujya mugira igihe cyo gutanga ubutumwa nk'ubu ngubu uri kuduha Audrey, kubwira abantu? Hari abantu bagira imyumvire itandukanye, umuntu akumva ko kwibuka ni iby'abarokotse, kwibuka turi kwibuka imiryango yazimye ni ibya ARG, GRG n'indi miryango. Mujya mugira igihe cyo gusobanura nk'urubyiruko?
cyane cyane ko urubyiruko uko we warusobanurira rukumva ntago ari ko Tarsise cyangwa se Emmanuel basobanura ngo bumve, ariko wowe kuba ufite icyo wamenye uri gutanga biroroha cyane. Birakorwa cyane kuko nka mu mashuri aho tuba twiga habaho ibihe bitandukanye byo kuba twakiga, cyangwa twiga amateka mu ishuri, tugenda duhura n'izindi opportunity nyinshi zigenda zidufasha kuba twamenya amateka. Nibaza ko nta kigo na kimwe kitakigira igihe cyo kwibuka muri kino gihugu, yaba ari kaminuza yaba ari segonderi, twese tugira igihe cyo kwibuka. Hanyuma nkongera nkakuraho ikintu cyo kuvuga ngo kwibuka n'ibyo abantu barokotse jenoside. Ntabwo narokotse jenoside, ariko ndishami kandi ndibuka, narashibutse. Rero buri munyarwanda wese agomba kumva ko kwibuka ari ibye. Iyo twibuka ntabwo tuba tugiye gusubira mu mateka ngo twicwe n'agahinda. Kwibuka n'ukongera gusubiza agaciro abatutsi bicirwa muri jenoside. Kwibuka n'ukongera kwibuka ko ngomba gusigasira amateka, ndetse nkaharanira ko jenoside itazongera kubaho ukundi. Ikindi kandi nkongera kwibutsa ko ntabwo twibuka mu minsi 100 gusa, twibuka igihe cyose. Igihe cyose uba ugomba kwibuka. Iyo wibagiwe aho uvuye nta nubwo umenya aho uri mujye. Hari akantu njya mvuga, urareba iyo utwaye imodoka hari ukuntu ureba muri retroviseri ikirahure kinini, hakabaho n'uturahure two hirya. Uturahure two hirya tugufasha kureba inyuma, ikimbere kikagufasha kureba imbere, kandi nicyo kiba ari kinini. Impamvu two ku ruhande ari dutoya ni ukugira ngo utere amaso inyuma, ariko ntuhatinde. Utinze inyuma wakora accident, ariko urebye imbere uhita ubona byinshi. Niyo mpamvu tugomba gusubiza amaso inyuma tukibuka amateka y'igihugu cyacu, ariko ntituyatindemo cyane kugira ngo tujye tuyazirikana kandi adufashe gutera imbere heza. Urakoze cyane. Tugana ku musozo Emmanuel, ndagira ngo utunyuriremo mu magambo make cyane, dusigaranye iminota itageze kuri 5, uko iyi gahunda iteye ku munsi w'ejo, ndetse n'ubutumwa waha abanyarwanda bose muri rusange. Murakoze. Iyi gahunda yo kwibuka imiryango yazimye ku nshuro ya 14, twibuka imiryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi, nk'uko nabivuze ni gahunda izabera ku Gisozi ku rwibutso ejo ku itariki 4, ikazatangira saa 10:30. Ariko iyi gahunda yari irimo ibice bitandukanye. Twabonye umwanya wo kugaragaza kiriya gitabo navuze Do Not Accept to Die cya Dimitri Sisi, ndetse nanone ejo twagize misa, twakoze misa. Hari benshi bifuje, bumvaga bafite imiryango yazimye, ariko yari imiryango cyane cyane yari abakristo, bakaba barifuzaga kuba bayikorera misa. Uwo mwanya twarawutanze uraba, ubu gahunda ikazasozwa ejo, ari nabwo tuzatwibuka nyirizina. Ubutumwa rero naha cyane cyane abarokotse jenoside ni ukubahumuriza, ni ukubabwira ngo muhumure, noneho dufite igihugu kandi twisangamo, kiduha agaciro, giha agaciro buri munyarwanda wese. Duhumure, leta yahagaritse jenoside iracyahari, natwe turi kumwe ko dufatanye kubaka igihugu kizira nabi, ahubwo igihugu cyuzuye neza. Kandi twe kugira ikidukanga icyo ari cyo cyose cyangwa igishobora gupfobya amateka yacu duhari, ahubwo duhagarare ikigabo. Urakoze cyane Emmanuel. Ngira ngo rero ni byinshi cyane mumaze gukurikira gahunda zitandukanye, cyane cyane gahunda yo ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi ku munsi w'ejo, yo kwibuka iyi miryango yazimye burundu. Nibyo twanaganiragaho, twaganiraga ku kwibuka imiryango yazimye, tuvuga tuti kuki twibuka iyi miryango yazimye. Mwumvise impamvu, utamenye yava, nibyo Audrey yavugaga, umwana muto cyane utamenye yava ntamenya niyo ajya. Iyi gahunda rero ikaba imaze imyaka 14, habaho iyi gahunda yo kwibuka imiryango yazimye, aho buri gihe bifite insanganyamatsiko igira iti ntukazime nararokotse. Reka nshimire cyane abo twari turi kumwe muri kiganiro. Nshimire Imana Emmanuel wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu. Nshimira cyane Mugwaniza Audrey wakoze, ndetse na Sinzi Tarsise, Maître Sinzi Tarsise wakoze cyane kwitabira utumire. Ikiganiro rero mwagizwaho nanjye Evelyn Umurerwa bifuriza gukomeza kumererwa neza no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye Televiziyo Rwanda igiye gukomeza kubagezaho.